Hallelujah. Amen. Mwaramutse. Good morning. Nshimiye Imana impaye uyu mwanya wo guhagarara imbere y'ikoraniro ngo mbasangize ubuhamya bw'imirimo y'Imana. I thank God who have allowed me to stand before the congregation to share the testimonies of the works of God. Nk'uko umuyobozi wa gahunda bivuze, mu gihe cy'icyumweru haba hari ibintu byinshi byakoretse yaba mu itorero ndetse n'ubuzima bwacu buri muntu ku giti cye. As the MC mentioned, there are so many things happened in the church and in one's life. Reka tubanze dusome Bibiliya mu gitabo tugiye gusoma muri Timoteyo wa mbere igice cya mbere umurongo wa 15. Shall read 1 Timothy chapter 1 verse 15. Umurongo wa 15 turasoma no 16. We shall read verse 15 and 16. Timoteyo wa mbere igice cya mbere umurongo wa 15 no 16. 1 Timothy chapter 1 verse 16, verse 15 and 16. Reka dusome, haravuga ngo iri jambo ni ryo kwizerwa rikwiye kwemerwa rwose ko Kristo Yesu yazanywe mu isi no gukiza abanyabyaha, muri bo ni njye w'imbere. Icyatumye mbabarirwa ni ukugira ngo Kristo yerekanirwe muri icyatumye mbabarirwa ni ukugira ngo Kristo yerekanirwe muri njye uw'imbere, kwihangana kwe kugira ngo abamwizera bose babashe gukizwa. Twahasomye muri Timoteyo wa mbere igice cyaho cya mbere umurongo wa 15 n'uwa 16. We have read 1 Timothy chapter 1 verse 15 and 16. Ndashimira Imana ko yangiriye ubuntu bwinshi ku buryo kuvuga imirimo yayo ndashobora kuyirondora. I thank God that he did great to me, and it is not easy to testify of his works. Ku cyumweru cyashize umuntu umwe yampamagaye hano mu materaniro, sinashobora kumwitaba ariko ntashye naje kumwitaba. So when I was in the service here on Sunday, someone made a phone call to me, but I responded after the service. Mu by'ukuri twahirukanaga kera cyane muri 2014. So it has been a long time without meeting. It was the last we met was 2014. Icyo gihe duhura yari arangije segonderi, ahantu twabaga twese mu rupangu rumwe dukodesha. So we lived together in the same place, and he ended his high school studies that time. Mubwiriza ubutumwa bwiza namubwirije mu byanditswe, cyane cyane namusomeye mu Baroma igice cyaho cya 4. So I preached the gospel to him, especially in Romans chapter 4. Rero ikintu cyaje kubaho nuko agiye gusubira kwiga muri kaminuza, twaraburanye aza no kwimuka, nanjye ndimuka, ku buryo imyaka 10 yose yarishize. So it has been 10 years without meeting. We separated when he went to continue the university studies. Ariko icyo gihe ku cyumweru niwe wampamagaye, yashakishije nomero zanjye abazabo twabanaga mu bipangu, biza kurangira zibonye. So and on Sunday he called me because he tried to search my number, and finally he got it. Rero ikintu cyantangaje nuko yatangiye ambaza ibibazo, ambaza niba nkiri umuntu wizera Yesu. So something surprised me is that he started asking me some questions, wondering if I'm still believing in Jesus. Namubwiye ko nizera Yesu kuko ntajya ahinduka, impamvu yatuma tutamwizera ubundi ntiba. So I told him, of course I do believe in him, because there is no reason to depart from him. Rero icyatumye mbaza nuko icyo gihe mu by'ukuri dutandukana yakiriye agakiza, ariko njye sinegeze mbyitaho. So the reason of him to ask me the question is that we separated. Him received the salvation, but I didn't care. Urumva iyo myaka 10 yose yayimaze yibaza ibibazo, cyangwa se Imana yagiye namusubiza rimwe na rimwe, ariko ikibazo cyari cyaramubereye ingorabahizi ni ukwibaza koko ubuzima mbayeho niba nyuma yo kwakira agakiza niberaho ko nishakiye.
So he received the salvation, but he spent that years wondering if after believing one can live however he wants. kubera ko mu bibazo yambaje yarambajije ngo yarambwiye ngo nanjye nize Yesu narakijijwe ndashima kandi nawe ndagushimira, ariko ikibazo mfite nyuma ngeze muri kaminuza nahuye n'abantu benshi babwiriza ubutumwa ariko nyuma bakajya gupfundura byeri bakajya no mu bindi bikorwa byanduye. So he told me that he thanked God that he received the salvation, and he thanked me as well. But after he joined university, he saw those who preach the same but going to the bar and doing some other evil things. Rero ibyo byatumye yibaza ngo buriya Antoine nuko ameze koko, buriya nawe ko ntamuzi neza wasanga nawe ari uko ameze. And the same doubt he had towards Antoine, is he also same as these people I see? Impamvu nabasomeye uyu murongo rero buriya agakiza karasetsa. Abantu benshi batekereza ko Imana yadukijije gusa, ariko ntago ariko bimeze, ahubwo hari impamvu Imana yadukijije. So the reason why I read these verses to you is that salvation is a bit funny. People think God only solved our sin problem, but that's not so. Kuko no muri biya tubona abantu benshi bakijijwe ariko ntibakurikire Yesu cyangwa bakurikire babane n'intumwa bakigendera. Because we can realize some other people who believed in Jesus and the Bible, but they didn't continue living with the disciples, they left them. Ariko mu by'ukuri abantu babaye mu itorero cyangwa bagakurikira n'ababwiriza bakomeje kugira umugisha mwinshi no guhirwa. But those who stayed in the church and kept on following, they were more blessed. So naramusubije namubwira ati rwose ubundi dushobora kubyumva mu buryo bubiri. Impamvu ya mbere dushobora kuba bafite ubumenyi gusa ku by'agakiza, ariyo mpamvu babiririmba. Impamvu ya kabiri bapfiriye mu iterura. So first of all, we can categorize these people into two. Maybe they just have the salvation in knowledge, or they died on the first stage of being preached. Kubera ko umwana wapfiriye mu iterura, murabyumva namwe muri Abanyarwanda, agira imyitwarire idahwitse muri society. You know, even this parable of Kinyarwanda, one who is not who were not educated starting from his young age, he grew up in a wrong way. Ariko mu by'ukuri iyo umwana yitaweho mu muryango akarerwa neza agahabwa urukundo, akenshi agira umusaruro. But if a child is being cared well and is treated well in the family, he also grow up and give the good result. Impamvu Imana yadukije no kugira ngo Yesu Kristo yerekanirwe muri twebwe. Actually, the reason of God to save us is that Jesus appear through us. Kuko muri uyu murongo wa 15 baravuga ngo iri jambo ni ryo kwizerwa rikwiye kwemerwa rwose, ko Kristo Yesu yazanywe mu isi no gukiza abanyabyaha, muri bo ninjye w'imbere, ariko ntago yashyizeho akadomo. Because this verse 15 says, this is a faithful saying and the word of all acception, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom am I chief. But it's a comma, it is not the end. Kubera icyo abantu bashyira imbibi ku gakiza no kubera yuko bapfiriye mu iterura. So and then why do people are satisfied with only salvation? Is that they died once they were being preached. Kubera yuko mu by'ukuri tubona impamvu itomoye muri umurongo wa 16 buri wese aze kuwusoma. Because we see the clear reason of our salvation, the next verse 16, everyone will read by him or herself. Ndetse no mu Baroma mu gice cya 8 umurongo wa 28-29 avuga yuko abo yamenye kera yarabatsindishirije, abo yatsindishirije yabaye ubwiza, ndetse anaduhamagarira gushushanywa n'ishusho y'umwana wakunda cyane. Even the Roman chapter 8 verse 27, Bible says that he chose us, he justified us, and he chose us to have the same image with his son. Mu by'ukuri nashimiye Imana cyane ubwo naganiraga n'uwo mwana w'umusore twaganiriye igihe cy'isaha irenga. Ndashimira Imana ko ari mwene data wari wampaye amayinite yose niwe nayamariye. So I thank God that I took 1 hour having conversation about the Bible with that young man, and I spent all the airtime I was given by one brother here. Kubera yuko mu by'ukuri naranezerewe cyane, nabonye ko aho turi, aho dukora, aho dutuye
ntabwo dupfa kuhaba gusa niba twarakiriye agakiza. Because actually I was filled with the joy and concluded saying that wherever we are in the workplace, where we live, we shouldn't live just, but live in this life of sharing with others. Imirimo nk'iyo nayibonye inshuro nyinshi ahantu henshi hatandukanye, yabaho nakoze, nagiye mbona abantu bakira agakiza, bamwe muri abo baba mu itorero. Ibyo byose byatumye mbyibuka kandi ndabihimbariza Imana. I experienced this since long time ago, and there are some in the church whom we met at my workplace and they received salvation that way. Bene data, muzirikane ko Imana yaduhamagariye kujya mu busabane na Yesu Kristo, byanditswe mu Bakorinto ba mbere igice cya mbere umurongo waho wa 9. Brethren, you have to remember that God called us to have fellowship with Jesus. It is written in the book of Corinthians. Rero ndabinginze cyangwa ndabasaba kugira ngo ntitugapfe gukerensa agakiza cyangwa ubuntu Imana yatugeneye, ngo tubeho ubuzima bwo gukurikira ibitekerezo byacu bya kamere iteka ryose. So I kindly ask you to not despise this salvation, and then we live the life based on our thoughts. Igihe cyose namaze mu itorero nabonye imbuto nyinshi kugeza n'ubu, ndacyabona imirimo y'Imana myinshi ikomeye. The time I have spent in the church, I saw much works of God, and until now I'm experiencing the same. Kubera umwanya ndasoreza hano. Because of time, I will speak up to here. Niba bishoboka murakoma amashyi cyangwa se